Bonjour. Meze neza se? Suzu n'umukobwa. Uyu nguyu turakorana. Murakorana wowe nawe? Yes, turakorana. Hari dokima yaranzaniye nyine zo ku kazi. Yitwa Alia. Muri iki gitondo? Nse nuzi ko no munsi ndi muri konja rutuntu nagomba gukora ku mashini nyine. Namubwiye aze kutunzanira mu rugo tu. Akazi yambaye uko? Mbona uko nguko mbona asa nuko yambaye. Sumva ngiye ntategeka umuntu uko yambara. Ese. Okay. Sawa. Ndaje. Okay. Nose birani biki mbonye? Ubonye ibiki se? Wiki? Uravuga se? Kuva se nkuzanira dokuma? Nari nkuzanira dokuma cyangwa girlfriend wawe? Umva ndabizi ugiye gufa. Uni mushiki wanjye. Shaje ureke ibyo bintu by'abahungu simbikunda. Alia nukuri? Oya. Nukuri ni mushiki wanjye. Wiki? None uvuze ngo icyariya? Mushiki wawe niwe wahisha ko ndi girlfriend wawe? Umva shiri, umva. Mushiki wawe niwe wahisha ko ndi girlfriend wawe? Ntagaruka nuse nahita mbimubwira nona. Banza unyumve nkumbwire sibyo shiri. Yenda shaka tuzatekura ibintu twitonze. Ngo presente famille bose bakomeye. Yenda jamu zabakorere surprise. Wenda wavuga gutyo. Kuburyo azavuga ati wa si ni wa mukobwa twahuye. Uzurabona shiri. Urabizi ndawukunda kandi ndashaka tuzapanga ibintu bizima sibyo. Nyine nawe erega nawe bafite impungenge aho gatuye umukobwa nindi. Yumvise impamvu ambajije ngo wambaye ngo akantu. Ntago nakubabaza urabizi. I know. Sorry narinda akayemo gato ariko wenda ubwo nyine tuzabipanga ubwo nyine famille zimenye nawe zikumenye. Very very soon. Sibyo. I love you. Love you too. Cyangwa twigumanire mu gupresent. Reka nawe. I'm joking baby. Okay. Bye. Genda ubwo twakwigumanye. Nice. Now. Love you. Love you too baby. Okay. Je sais. Nsese nguriya. Ntabwo wari wayibonye. Rego uba wanwaye. Okay, reka nyine tureke kumutenza kuraza kumubwisha. Ndagwamagana. Thank you too. Bye. Take care. Nazengurutse inzu kumbe wibereye aho. Kohese uza mu cyumba. Nari kujya yandi suba. Mbaga nari kujya hari kubari. Menyere kuza ukajya mu gikoni ukareba utuntu ubuteka. Ese byo wamenyere. Meze bite se? Mbona usa nkaho wahinduye isura. Nahinduye isura? Kubera? Okay. Ngaho nsigurira neza witonze. Kuva ryari abakobwa mukorana umukobwa mukorana azindukira hano muri iki gitondo. Hako sheri. Ushaka kumbwira ko uri umukobwa wamufuhiye utanamuzi? Ese sinakubwiye ko dukorana? Mukorana nyine muri iki gitondo akazana amadokima. Harya ngo yazanye amadokima. Nyine urabizi uno munsi niyo mpamvu nawe waje kundeba, sibyo? Uno munsi ntago ndi bukore. Hari utuntu rero ngomba kuzuza mu mashini. Nari namutumye atunzanye. Harya n'abandi bahungu mukorana akoze kuryaza umukobwa. Come on, honey. Ni n'uburyo nabonaga abantu mukorana ni kuri amurebana ni ko. Uro ni secrétaire ni nawe uzi ibintu byose ni ubika ni ufite amarchive yose. Nase nawe kumubwira ati bihe kanaka bizanye kubera ko ari umuhungu. Ba secrétaire banyu baza bambaye kuriya. Sheri. Urabizi kuva twakundana. Wari bwabona hari undi mukobwa nterita ku ruhande. Buretse gatoya. Secrétaire mu gitondo yambaye kuriya. Yambaye kuriya se ajya kwambara yambwiye ati ngiye kuza nambaye gutya. Ibyo se ngiye nabimuziza. Okay. Reka tubireke. Nasanze
sheri ntugashaka kuzana ibintu nk'ibi mu gitondo urabizi gahunda yawe nari nyizi sibyo hanyuma umunaniro ndi kubona mu maso yawe ko mbona ufite ibitotsi byakwishe ubundi waryamye simvuye kumuherekeza se waryamye kubera wumva ukuntu nshanze ko mvuze ibitotsi ukahita wongeraho kumuherekeza ibyo bintu bihurirahe nyine namugejeje ahantu hirya nyine hanyuma ibitotsi bikaza mu maso yawe bite hase bite ariko ye ntumbwire ko wafuye ko nabikumenyereye humura uriya ni umukozi dukorana sibyo umukozi dukorana reka ndeke kubyegereza umutima kandi sheri kamubwira ikintu kimwe nimba ushaka kudukundana sibyo ugomba kujya unyizera atari ibyo n'abashiki banjye bazajya bansura nabo ubambaza ati aba ni bande cyane bashiki ariko ntabwo bagusura mu gitondo sheri bashobora no kuza nijoro yazamugira bashobora no kwinjira hano mu cyumba uko babishatse ni mushiki wanjye sibyo so please